Imana impundu cyane cyubahiro ni cya Yesu mubaho umwanya yego muzamura amaboko dushima Imana yakoze ubukwe bwiza. Haleluya 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 haleluya. Imana yatugiriye neza, Imana yadukoreye ubukwe bwiza. Ababishoboye muzamura amaboko mukomere Imana amashyi. Cyubahiro ni cya Yesu umwana w'intama w'Imana. Hari umunsi Alex twari kumwe mu gitaramo hano ari ku cyumweru, ari ku cyumweru mu gitaramo acuranze ndamubwira ngo mu bukwe bwawe nzogushigikira kandi nzoguha amafaranga anezeza umutima wawe. Rero Alex yankunga nyakubwiye nyayizanye uyu munsi. Imana izabashigikire muzaheraho kugira ngo mwakire abashitsi mu rugo rwanyu. Turabakunda. Nzakubahisha, nzagukundira umuryango, nzagushigikira, nzagusengera. Imana izabimfashemo. Amen. Amashi menshi kuma. Onyuzwe n'ubuntu bwe cyuzuzo cy'ubu niwe mpano ikubiyemo byose. Onyuzwe n'ubuntu bwe niwe cyuzuzo niwe mpano ikubiyemo byose. Onyuzwe n'ubuntu bwe niwe cyuzuzo niwe mpano ikubiyemo byose. Murakoze cyane ngo dukomeze gahunda zindi. Uri Mana isoza sezerano, iyo uvuze birasohora kuko utabesha. Urakomeye, uri Mana amasezerano, iyo uvuze birasohora. Haleluya. Niwe ubabana b'Imana isumba byo. Nimurebe urukundo ruhebuje Data yadukunze. Nimurebe haleluya urukundo ruhebuje Data yadukunze. Nimurebe 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 urukundo ruhebuje Data yadukunze. Twatugize kuba abana b'Imana isumba
isumba byose isumba byose watugize kuba abana b'Imana kuba abana b'Imana isumba byose watugize kuba abana b'Imana isumba oh watugize kuba abana b'Imana kuba abana b'Imana urwo rukundo rwatugize kuba abana no isumba byose rwatugize kuba abana twahinduwe kuba abatambyi bo mu bwami bwe turakomeye ntidutsindwa turakomeye ntidutsindwa mana we ibikombe turakomeye dutsindwa turakomeye ntidutsindwa amen ariko Yesu wa amen dukomere Imana yacu amashyi menshi turakomeza tubivuge icyubahiro ni icy'Imana nimwumve mbabwire iby'izina rimwe izina ry'umucunguzi Yesu we n'izina riryoshe rirurindushi rikamari mibabaro yose haleluya tuvuge ngo turakomeye kubitamo turakomeye ntidutsindwa zamura piano data we turakomeye ntidutsindwa mana we turi n'ibikomangoma turakomeye mana we turakomeye ntidutsindwa twahinduwe kuba abana b'Imana isumba byose turakomeye mana we turakomeye dutsindwa ibikoma turakomeye dutsindwa turakomeye dutsindwa
dutsindwa turi twese mango ame 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 aya wawa ame 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 Bwana sifesa ko dutegereje Aline cyangwa hangaha turi mu mwanya wa mwuka we. Bwana sifesa tuzamura Imana ibiganza. Ibi ni ibyishimo bizahora muri buno buzima bwacu bwa buri munsi, ariko muhaguruke duhimbaza Imana. Abafite imbaraga tuvuge ngo turakomenti dutsindwa. Semeni amen. Nitumara tuze gusirimba. Tumaranye na Aline igihe kirekire kuri aka gatuti kinini pe. Jewe maze nk'imyaka nk'ibiri, nasanze amaze nk'itanu. Haleluya. None rero tibigira umuntu bishaka nko gucanga, kuko hari umwanya ugera umuntu akabaye kwambura urukweto. Sinza ngwambura ariko numubona umuntu aragwambuye, nikubwo ibyishimo by'Imana. Haleluya. Haleluya. Tuvuga ngo turakomende dutsindwa kuko tuba dutegereje isezerano ry'Imana, kandi niryo rikomeye kuruta ibi ngibi pastor agiye kuvuga ngo uru rugo uhereye none kugeza iteka ryose, ariko ni gwisa niko kwamberewe ushaka wa ni ibizambere. None muhaguruke twishimire bino bihe kuko Imana yabiduhaye. Curanga gutyo tuvuga ngo twahinduye kuba abana b'Imana, tugomba kwiramya. Twasa twahinduwe wino babami n'amatambyi ubwami bwawe turakomeye dutsindwa mango turakomeye dutsindwa bana wa turakomeye dutsindwa tuzamura ndetse biganza turakomeye dutsindwa turirimbana n'iteraniro turakomeye. Aho nimube nk'abazamura turakomeye. Mana we tuzamura ikiganza kimwe gutya turakomeye. Kandi we turakomeye. Twasa ame 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 Hallelujah. Twasa amen amen
himbaza Uwiteka. Amen, amen. Amen, amen, amen. Kosa. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, Usubire munyikirize kandi tuzamura amaboko. Hallelujah. 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 Karaje tanga izindi. Tuzamura ibiganza. Tukozamura ibiganza tangeza haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Hallelujah. Tuzamura ibiganza duheze Imana icubahiro. Amen. Duheze Imana icubahiro. Amen. Ejo bundi narimubwira abantu ngo n'umuko Yesu yoza uzora witeguye umwanya wari wose. Yesu. Hai! Imana ihoraho. Amina we. Hai guatore ubukwe. Umwana we, umwana w'Imana. Hai gufite isezerano. Hai Imana ihoraho. Hai guatore we. Hai guatore ubukwe. Mwakomeza mugatambuka. Mwakomeza mugatambuka. Haleluya, 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 haleluya. Amashi menshi kuri Yesu. Ababishoboye tuvugiriza Imana impundu cyane. Icyubahiro ni cya Yesu. Mubahe umwanya, mubahe umwanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Yego. Muzamura amaboko mwese, muzamura amaboko dushima Imana. Imana yakoze ubukwe bwiza. Haleluya, 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 haleluya. Imana yatugiriye neza. Imana yadukoreye ubukwe bwiza. Ababishoboye muzamura amaboko mukomere Imana amashyi. Icyubahiro ni cya Yesu umwana w'intama w'Imana. Kwino. Mwicare mu kuboko kw'Imana. Mwicare mugubwe neza n'abageni bicare. Hanyuma mwicare mukomere Imana amashyi menshi. Ayo mashyi ni makeya ku munsi nk'uyu nguyu. Muyazamure cyane, muyazamure twumve buri wese akomere Imana amashyi. Yemwe mureka tugakomera Imana amashyi menshi cyane kubera ko muri ababyeyi babo, abatari ababyeyi ba Alex n'ababyeyi ba Aline, mbikunda cyane.
aho turabakire mumeze neza namwe mwambaye neza murabereye Imana bamugisha mwicare mu kubaho kw'Imana twese dufatikanyije Alex na Aline bahaguruke tubakomera amashi tubakire amashi n'impundu umuntu wese azamura amashi avuze n'impundu mumeze neza kabisa Imana bamugisha muraberewe Aline nubwo bataramukuraho kare akantu ngo turebe ukuntu ameze ariko afite surire arishimye. Murakoze cyane, reka dukomere Imana amashi menshi cyane. Murakoze cyane, arakoze umuyobozi wacu wa gahunda. Reka sabe yabikoze neza, nongere nsabe abashumba bacu turi kumwe n'ababishopu, turi kumwe n'abashumba batandukanye, umuntu wese wizi umukozi w'Imana wasizwe amavuta kuri uyu murimo w'Imana. Uyu munsi n'uw'imiryango ibiri, umuryango usanzwe tuzi avukamwe mu buryo bw'umubiri n'umuryango wo mu mwuka wo kwizera. Aline yararezwe, yaravutse mu buryo twese tuzi, nanone arizera. Umuntu wakijijwe agira imiryango ibiri, umuryango uri avukamo bisanzwe twese nk'uko tubizi, tukagira n'umuryango w'abizera. Abizera rero baba bafite uruhare runini cyane kurera umwana, bakamuha ibyo muri urugendo byo kwizera. Rero aba babyeyi rwose nabo kubahwa, reka mbasabe abashumba bacu, umuntu wese wizi nk'umushumba nave hasi tubakire, nave hasi tubakire. Bashumba muve hasi tubakire, bashumba bacu muve hasi tubakire. Yeme dukomere Imana amashi kubw'abashumba bacu, turabakiriye cyane. Imana ibaho umugisha. Iyo bitaza kuba Aline na Alex bataravutse mu muryango w'abizera, baba barangirije umuhango muri leta, tukaja muri reception bikarangira. Ariko kubera ko bavutse no muri uyu muryango w'abizera, aba babyeyi bazamo cyane kubera ko babigizemo uruhare. Turabakiriye mu buryo bw'umwihariko. Twongeye kwakira abana bacu, babikoze neza, muraberewe cyane. Reka tudatinze dukomeze gahunda zacu, ntabwo turi butinde, nta mpamvu yo gutinda. Abafite Bibiliya dusome muri Maraki, ni ibice 2 murongo wa 15. Maraki ni ibice 2 murongo wa 15. Abafite Bibiliya ni Maraki ibice 2 murongo wa 15. Haravuga ngo mbese ntiyaremye umwe naho yari ifite umwuka usagutse. Icyatumye irema umwe ni iki? Nuko yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Nuko rero murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore ngo mu busore bwe. Amen. Abageni bacu tugira hano nka Foursquare, tugira umwarimu ubigisha bihagije. Hano tuba dufite umwanya usanzwe mugufi wo kongera kubibutsa nk'uko n'ubundi ubuzima bwo kwiga ntabwo buhagarara
kwiga bihoraho ku munyabwenge uzi imbaraga zo kwiga ntabwo bihagarika. Tuba tunyura gusa mu magambo magufi, ibindi bazagenda babyigira kuri tele. Ubukwe ni umushinga w'Imana. Iyo tuvuze ubukwe tubusanga ahantu bwa mbere. Ubukwe tubona muri Bibiliya ni igihe Imana yazaniye Adamu ikamuzanira Eva. Aho niho tubona urugo rwa mbere rwabereyeho. Urugo rwa mbere rwabaye turusanga mu Itangiriro, aho Imana yategetse, Imana imaze kurema isi n'ibirimo, biravuga ngo irema Adamu. Imaze kumurema muri buriya buryo twese twigishijwe bwo kuremwa, hanyuma iramusinziriza, imukuramo Eva urubavu. Aho niho tubona urugo rwa mbere, niho tubona ubukwe, niho tubona itangiriro ry'umuntu, ry'umuryango, naho tubikura. Ariko nkunda igitabo cya Rick Warren cyane, ndagikunda. Kiravuga ngo ubuzima bufite intego. Iyo tuvuze ubukwe, Imana imaze kurema isi n'ibirimo, hanyuma ikarema umuntu, ikamuzanira umufasha ari we Eva. Bibiliya yagaragaje iki gice twasomye. Yavuze ngo yari ifite umwuka uhagije, mu buryo yari ifite ubushobozi bwo kumanura abantu bose uko ibishaka. Imana iyo ibishaka iba yaramanuye abantu bose, ntihabeho kubyarana. Ikatumanura tukava mu ijuru, ikaturemera iriya mu bushobozi bwayo, kuko igira ububasha bwo kuyibashisha gukora icyo ishaka mu mugambi wayo. Ikatumanura twese uko tungana, ikatuzana ku isi, hatabayeho kubyarana nk'uko bisanzwe bikorwa iyo ibishaka. Ariko Bibiliya yavuze ngo impamvu ngo yabikoze muri buriya buryo, ngo yashakaga urubyaro. Imana imaze kurema ijuru n'isi, irema umuntu kugira ngo niza mu isi izasanga abantu bariho bayiramya, bayihimbaza. Impamvu turiho ni ukugira ngo duhimbaze Imana. Ubuzima bwacu bwo kubaho ni ugukora ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu turiho, niyo mpamvu twaremwe. Ibindi biza bidufasha kugira ngo dusohoze wa mugambi n'aya ntego Imana yaturemeye. Impamvu uriho ni ukugira ngo uramye Imana, kuko ibyanditswe byavuze ngo Imana ngo yashyizeho umuntu, yaremye umuntu ifite impamvu imwe. Yabikoreye kugira ngo yishakire urubyaro. Urubyaro mu buryo yagombaga muri sisiteme yayo kwari ukugira ngo mu ijuru haba abamarayika n'ibinyabuzima n'ibinyabugingo n'amakerubi n'amaserafi n'izindi ngabo zo mu ijuru. Murabizi twarabyigishijwe kenshi, kuko bahora bahimbaza Imana, bakaramya Imana, bagahimbaza Imana. Nta kandi kazi bagira.
ni ukuramya, ni uguhimbaza, ni ugukora icyo yabaremeye mu bwami bwayo. Hanyuma impamvu yatuzanye ku isi ni ukugira ngo nidushika ku isi, impamvu yazanye urubyaro rwayo kuba ku isi ni ukugira ngo niva mu ijuru izaziza ku isi isange tuyiramya, tuyihimbaza. Niyo mpamvu turiho, nta zindi mpamvu turiho. Ibindi bintu byose, akandi kazi kose dukora nakadufasha kugira ngo dukore wa murimo Imana yaturemeye. Yaturemye kubw'impamvu imwe. Iki gice ndagikunda cyane, ngo nta kindi ngo Imana ngo yishakiraga urubyaro, ngo icyatumye irema umwe ni ukugira ngo muri wa wundi umwe ngo yamushizemwo aba. Imana ni umuhanga cyane, Imana ni inyabwenge birenze uko tubivuga. Imana yaremye umwe, hanyuma ngo imushiramwo abantu bose babayeho n'abariho n'abazakurikira, kugira ngo kubw'impamvu imwe, ngo kuko yishakiraga urubyaro ruyubaha, yishakiraga urubyaro ruyihimbaza, yishakiraga urubyaro ruyihesha icyubahiro, yishakiraga urubyaro ruyinezeza, yishakiraga urubyaro ruri mu bushake bwayo, yishakiraga urubyaro azoza ashika akumva bimereye neza. Yesu ashimwe cyane. Mu ijuru habaho kuramya no guhimbaza, mu ijuru habaho gusingiza Imana ubuziraherezo. Nitugera mu ijuru tuzaramya, duhimbaza. Ariko mu gihe tutaraja mu ijuru, ngo niza kuko Imana Bibiliya iravuga ngo iba hagati y'amashimwe. Igihe ije gusura abana bayo ku isi, izisanga bayiramya, bayihimbaza. Nicyo cyatumye turema. Niyo mpamvu ba mama na ba data bakoze ubukwe, niyo mpamvu ba sogokuru bakoze ubukwe bakabyara, niyo mpamvu ba sogokuruza bakoze ubukwe bakabyara, niyo mpamvu Alexi na Aline bakoze ubukwe. Ni impamvu imwe. Muri bo harimo urubyaro Imana yateguye ugomba kuza ku isi, kandi urwo rubyaro rukaza rufite intego imwe, kuramya Imana no kuyihimbaza. Haleluya. Icyo ndakirangije, nicyo gisobanuro cyo kuba ku isi. Ngo impamvu iri jambo ndarikunda cyane, ngo yishakire, impamvu yaremye umwe ngo ni ukugira ngo yishakire urubyaro. Muri abo bantu babiri yaremye, yabashizemwo abantu benshi cyane, yabashizemwo amahanga menshi cyane, yabashizemwo amoko menshi cyane uko yabishaka. Ni ukugira ngo abo bantu urubyaro rwabo uzarusohoka ruramya Imana, ruyihimbaza. Niyo ntego yo kuba ku isi. Nubona amafaranga, ni amafaranga yo guhimbaza Imana. Nugira inka nyinshi, ni inka nyinshi zo guhimbaza Imana. Nugira amazu, biza birangirira. Ni ukuvuga ngo ibintu byose dutunze ku isi birangira ubibonamo kuramya no guhimbaza Imana. Si ibindi bintu byahatari byo kugira ngo abantu bumve ko bakomeye, abantu bumve ko ari ibitangaza, abantu bumve ko bafite ibintu bidasanzwe. Iby'Imana yaguhaye birangirira icy'Imana mu mugambi w'Imana, ni ukugira ngo byose birangirire mu kuramya no guhimbaza Imana, byose birangirire mu kunezeza Imana. Mu ndirimbo twagaza turirimba kera, ngo acha majivuno ewe mwanadamu, hauna lolote la kujivunia. Kama ni sura yako ulipewa na Mungu, kama ni mali yako ulipewa na Mungu, kama ni ngombe yako ulipewa na Mungu, kama ni hekima yako ulipewa na Mungu. Byose uko bingana, byose birangirira umuntu ufite mu mutima inzira z'iji Siyoni. Byose ibyo atunze nawe ubwiwe birangirira mu guha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu
wowe ubwawe wabayeho. Niyo mpamvu ibyo ufite Imana yaguhaye byose birangirira mu kuramya Imana, tukavuga ngo wakuabudiwa wakuheshimiwa ni wewe Mungu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Abana bawe uzoza ubigisha impamvu wowe uriho, n'impamvu abo bana bawe bariho, ni ukugira ngo wowe uramye Imana, uhimbaza Imana, abayumbe bahimbaza Imana, abapasiteri bahimbaza Imana, abapapa n'abamama duhimbaza Imana. Nituva ku isi uwo murage tuzawusigira abana bacu, hanyuma abana bacu nabo bazawusigira abandi babo, abandi babo bazawusigira abandi babo, kizazi hata kizazi. Tuvuga ngo nkunda indirimbo ya Rehoboth zivuga ngo uri mwiza uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Igitero kivuga ngo mu ijuru barahimbaza. Aho nyinaho niho ruzingi. Mu ijuru bahimbaze, kuko nta kandi kazi kaba mu ijuru. Mu ijuru bahimbaze, niza mu isi isange gusa ko turi mu mukunga, ko turagira gutya haleluya haleluya, nuko gusa. Ibi tuzabipasiriza abana bacu, ababo bazabipasiriza ababo, nkuko yishakaga mu urubyaro rugira gute, rwubaha Imana, ruhimbaza Imana. Icyo gihe Imana izotubwira ngo trebye mbahaye disi. Ariko iyo tumaze gukora ubukwe gutya, gasanga habamo umunjyane, habamo ibintu bitari byo yapanze muri gahunda zivuga ngo urubyaro rwa fake, urubyaro rwapfuye. Urubyaro hariho amafaranga, reka tuvuga amadolari kuko arumvikana. Hari amafaranga uzushika muri forex bagira kuma banyuzamo, bashika banyuzamo gutya kakubwira ngo ni biye ajya fobi. Ahubwo iyo ufite fobi buriya ubonye barakurekuye muri forex ubugira ukamucika, kwa muhungu gakizwa n'amaguru. Fobi Imana ireba ikabona nta kuramya Imana kurimo, nta niba turibamo, nta maturo, nta cyacuma. Bana bacu ndagira ngo nibutse Alex kintu kimwe. Aline agira ibintu mu mutima we bimunezeza. Ngiye kukwibutsa kuri za nyigisho n'ubundi wahawe. Alex, kugira ngo Aline Imana nikureba umutima wawe izovuge ngo warwanye intambara nziza, warinze urugo rwawe, wakoze icyo nakuremeye, uzita ku kintu cyitwa Aline. Aline akurutira ibintu byose, impano zose Imana iguhaye. Bibiliya iravuga ngo ubonye umugore mwiza ngo ababonye ikintu cyiza, azaruha akitwa ikintu kubera ngo ababonye ikintu cyiza. Araruta izahabu zose zo muri Kongo, araruta ifeza zose zo muri Amerika ni zahabu, araruta ibintu byose Imana yoguha nk'impano. Aline, uzirinde umutima wawe kumubabaza. Ikintu cyose kiguturukaho kizamubabaza, uzokirwanye. Icyo ni mayimayi, uzokirwanye, ukirwanye umutima wawe. Ikintu cyose kibabaza Aline uzokirwanye, tikikaguturukeho. Kubera iki? Aline mu maraye no mu nda ye no mu maraso ye ahetse abahanuzi, ahetse abapasiteri. Aline arimwo ishanga, urubyaro, harimo abapasiteri, harimo abaririmbyi bakomeye, dore nawe ko ari umuririmbyi, harimo abaperezida, harimo itorero rya Kristo mu maraso ya Aline, mu rukiryi. Bibiliya iravuga ngo mu rukiryi.
uzirinde rero umuntu uhetse abaperezida, umuntu uhetse abahanuzi, umuntu mu maraye harimo ababishopu, itorero ry'Imana ku isi kirazira kumukorija, kumukosora, urimo gukoresha amagambo mabi yo kumubabaza, urimo kuvuga amagambo mabi yo kumucira, urimo ikosa ryose Aline yokora ryose uzirinde. Uzomukosose ubwenge, umukosore ukoresheje isengesho wabamusengeye, umukosore ukoresheje strategy zose kugira ngo utamubabaza. Iyo umuntu afite ikibazo kwa muganga mu kuguru, iyo ushitse kwa muganga bazamutera anesthesia kugira ngo batabaga kababara cyane n'ububabare bugatera ikibazo mu mubiri. Uzoza ubanza utera anesthesia, uhuhe, ukoresha uburyo bwose ukuremo ikibazo afite, ariko ntugakoreshe kwatira umupanga. Kirazira kubera abahanuza afite muri we, kubera abapasiteri, kubera abaririmbyi. Nubikora gutyo Imana y'Isiraheli izaguha igikombe, izakwambika imidari ivuga ngo dore umwana wanjye nkunda, kamwishimira. Urumva data? Zobikore neza. Aline ntakababare biguturutseho. Umugore ndazakoreshwa ikosi ryose aba yakose. Tibazakoresha amagambo yatira gutema. Kirazira kubera iki? Muri we hari mu rubyaro Imana yashizemo. Attention, si Aline nka Aline, ni Aline Imana yaguhaye ishaka gukura mu rubyaro ruyubaha, ruyihimbaza, ruyiramya. Amavuta ya Samweli 90% n'ubushakashatsi ntabwo ari birivuga, ariko menshi yavaga kwa nyina Ana, ngo yagazaje Shilo, ngo buri mwaka ngo akajana ibitambo kaja gushima Imana. Umutima wa Ana we amaze Samweli yonka amashereka meza, atatonganye, atakoza amafuti, atagize gute. Samweli yagaza yonka amashereka avuye gutarama. Pana avuye mu mapepe, pana yangoye urugwagwa, ngoya akanyanga n'amata. Oya, Ana Samweli yagaza yonka amashereka meza, yaraye mu mahombe, yatwaye ituru ku Mana. Amaze ubwonko bwe buradwanganuka, rwamudwanganuka. Igihe cyose Samweli yashitse imbere y'abantu bagazamubona, umunsi umwe aravuze ngo ni mu ndege. Hari icyo mu ndega baramubwira ngo umeze nka marayika ku buzima bwacu bwa Bisiraheli, ntakosa ugira. Kandi yari umutambyi, yari umuhanuzi, yari byose ku bisi, yari umwana ku Bisiraheli. Ariko ngo yabanye nabo kubera iki? Kubera mama we, kubera ingene yose ibintu byiza. Nta gutongana kwa Ana uzobibona nubwo yageragejwe, ariko Imana amuhaye amanota. Akunda karangisha. Aline data, mama ari vuga ngo ye umva makuru. Alex, Bibiri iravuga ngo Sara yagaza yita Abraham we ngo mutware. Ntugakosore Alex, wifashe gutyo. Urumva nta mugore uza wifata gutyo ngo niko ngo ese ngo harya. Ikosa ryose Alex yokora yitwa umutware. Iyo perezida ashite muri stade tuzatwama duhaguruka twese uko tungana, twese atavuze ngo nimuhaguruke, yita umutware. N'umutware. Kurumva mama? Akambahe ubuhamya mwirahita muhaguruka. Ako kantu ndagakunda cyane. Hari umudamu wapfuye witwa Munyana, Bishop aramuzi, mama aramuzi Munyana. Twaza tuja gusirimba i Burundi, alarume tuja kuririmba. Munyana adukorera ibintu. Umugabo manu yaturuka hariya akamayiruka. Munyana aje n'imodoka barabakira afite amafaranga. Munyana akamaza, yamara gushika akamambura umugabo ikoti,
tubutse gusa mu modoka akamamukingurira akamambura ikota akamarishira aha akamamufata mu kuboko akagenda yamara gushika akarishira ku meza amara gushira ku meza akagenda akamujana muri dushe akamutegurira kamambiri yarangiza kumutegurira kamambiri akamujana muri dushe akabayoga akabaraje akabamuteguriye ku meza mu gihe mano yaryo twese gaturaho turabayumbe tutarashaka akazarya ariko aguma kumaza ati nindakubabaje ku kazi wiri utesheri nindakubabaje ba bantu bakwishyura amafaranga akamaguma gashimashima tukaheseba twaraho twazatse suku uyu mugore suku ishungereza gahoro kaguma kamubwira amagambo meza gahoro neza kaguma kamubwira ngumwana ukinisha nk'ibijui akamamukora utuntu munyana kari yarangiza kurya akamabanza akamubwira ati bandaguje kuruhuka kamamufata kuba genda uruhuke minota 30 cyangwa 40 cyangwa isaha ndongera nze nkubyutse akamamutwe bebe akamamutwara akamwinjiza mu cumba gakinga akagaruka hano mu bayumbi ngo buce munyana arapfa munyana apfuye mu 2026 cyangwa na 7 kugeza uyu munsi manu ntarashaka manu zamubaza iyo duhuye ngo kubera ko udashaka manu aravuga ngo munyana yarapfuye naje ndapfa mu mutwe ndapfa yananiwe gushaka kubera iki munyana yarazi strategy zo gufata umugabo uburyo bwo gufata umugabo ukagenda ukamufungirana mu mutima agatabeho strategy si ukumubwira wifashe gutya kurebera ku mafilime atagira ubwenge y'abapagani ni strategy yo gushimashima gahoro bitesheri umeze neza waje ninde ibintu nk'ibyo yababara ukamukonsola uko uburyo manu yarambwiye ngo nta muntu azatekereza nka munyana yarapfuye mu mutima uzi gufata umugabo ni strategy kumubwira amagambo meza yo kumukosora yo kumusengera mbere yo kumubwira ikintu kibaba yakoze nubikora gutyo urugo rwawe uzoba rwubatse ku rutare Imana ibagirire neza amen muhaguruke muzi tambuka imbere baririmbyi mwuguma muka Eme dukomere Imana amashi akoze cyane abana bacu Yes. Hallelujah. Yes. ushobora guhagarara aho urakoze eka Eme twongere dukomere Imana amashi reka nsabe muryango wa Alex weze eza marena kuka hanyuma ndasaba ko mwerekerana murebane Alex ugiye kutwereka
nimba ari Aline cyangwa murumuna we bose baza basa, ndabazi bo kwa Aline bose barasa, bashobora kuba bakuzaniye mukuru we cyangwa murumuna we. Noneho reba nusanga ari Aline uragerageza uburyo uwerekana ikimenyetso. Ushobora gutera ruganda kuzura umuyumbe, ushobora kumuhobera, ushobora gutera haleluya, urakora ikimenyetso kigaragaza ko ari we. Urakoze cyane kugira ngo dukomeze gahunda zindi. Uri Mana isoza amasezerano, iyo uvuze birasohora, kuko utabesha urakomeye. Uri Mana amasezerano, iyo uvuze birasohora. Haleluya. Niwe gambaye agaragaje ko ari we. Niwe cyane. Amen. Aline, wasanze Alexi ari we? Niwe cyangwa arasa nawe? Ngo niwe cyane. Amen. Yes. Imana ibahe umugisha. Reka dukomere Imana amashyi bana bacu. Hanyuma reka nsabe pare ufite impeta, buri muntu muheze uwo urwo yambika mugenzi we. Aha, mwerekerane n'ubundi, ariko mubikore mu buryo kamera ziba n'amafoto, kugira ngo voilà. Ngaho ugiye kumwambika impeta, kugira ngo ugiye kuvuga amagambo ari mu mutima wawe. Hari imvugo z'iki gihe ngo ni imitoma, nimba ari imitomo, nimba ari imitoma, nimba ari hagati aho. Ugiye Adamu yaravuze ngo aka ni akara ko mu mara, ngo ni igufwa ryo mu magufa, imitomo ya Adamu. Nk'aya ya Alexi, tubwire uko wumva, wavugisha uvuga amagambo meza umwambika impeta. Alexi, ubikore mu buryo ziriya kamera zikureba, aya mafoto murakeneye. Muzo ya postinga ejo bundi muri anniversaire y'ubukwe. Iki ni ikimenyetso ko, shira hejuru cyane, iki ni ikimenyetso ko ku mugaragaro imbere y'itorero n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe wambise urupeta nk'ikimenyetso cy'uko ubaye umugore wanjye nkaba umugabo wawe. Nzagukunda, nzagukundwakaza, nzakuba hafi, nzakurwanirira, nzagukomeza mu mabaro no mu byishimo. Imana izabimfashamo. Amen. Wow. Agiye kunganya na Adamu, kana kara ko mu mara. Aha, Aline, ngaho nawe twumvi yawe. Iki ni ikimenyetso yuko mbaye iwawe ukaba uwanjye. Nzakubaha, nzakubahisha, nzagukundira umuryango, nzagushigikira, nzagusengera. Imana izabimfashemo. Amen. Amashyi menshi ku Mana. Aline ni ngaho yabihawe n'umwuka kabisa, kuko amagambo meza akomeye mugomba gusoma. Yes. Twagiye. Alex, Kinyarwanda ni sawa? Yeah. Jewe Ruvumera Alexi, nguhisemo wowe Apendeki Aline
ngo umbere umugore w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Ngusezeranije ko nzagukunda, ko nzakubaha kandi nkubahishe muri byose, turwaye cyangwa turi bazima, dukenye cyangwa dukize. Ndemeza ko tuzabana karamata, ko nta kizadutandukanya kinturutseho. Imana imfashe kuzasohoza iyo ndahiro. Amen. Amen. Yes. Njyewe Apendeke Aline ngwisemo wowe Ruvumera Alexis ngo umbere umugabo w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Ngusezeranije ko nzagukunda, ko nzakubaha kandi nkubahishe muri byose, turwaye cyangwa turi bazima, dukenye cyangwa dukize. Ndemeza ko tuzabana karamata, ko nta kizadutandukanya kinturutseho. Imana ifashe gusohoza iyi ndahiro. Amen. Murakoze cyane. Ushaka kubisinyira hariya. uri Mana isoza amasezerano, iyo uvuze birasohora kuko utabesha. Urakomeye, urahambaye, urakomeye. Haleluya. uri Mana isoza amasezerano, iyo uvuze birasohora. Haleluya, haleluya. Ukutabesha, urakomeye, urahambaye, urakomeye. Haleluya. Urahambaye, uri Mana amasezerano, iyo uvuze birasohora. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukutabesha, haleluya. Mana yanjye urakomeye, nukuri. Urakoze cyane. Haleluya. Reka bazane ka gatapi kacu kari hafi. Sabe bashumba muze dusabira abana bacu umugisha. Ba bishop b'abashumba dusabira abana bacu umugisha. Urakoze cyane. Ko murabikora neza, nzoza mbacamo nivyo byiza. Nta kibazo. Bana bacu, ku magambo menshi mwumvise muzakomeza kumva. Iki gitabo tubahaye cyitwa Bibiliya Yera, impumeko y'Imana. Alex, hano harimo amakuru menshi, amwe azagufasha kuzuza inshingano zawe kuri Aline, ku rubyaro Imana izaba yabahaye, ndetse no ku itorero ryawe. Mukarorere ushaka amakuru mu hano azabafasha. Nimubireka mukabishira hariya, muzabikora nabi, kandi nimubikora nabi umuntu wese azabazwa ibyo yakoze. Rero hano harimo amakuru izagufasha kuzuza neza inshingano z'umufasha wawe Aline. Mo hano harimo amakuru azagufasha kuzuza inshingano zawe ku mugabo wawe, ku rubyaro rwawe, ndetse n'ibindi byose bibategereje gukora. Imana izabibafasha. Iyi ni diplome cyangwa certificate cyangwa uko umuntu yakita kose. Mwinjiye hano muri babiri, ariko mugiye gusohoka hano muri umwe, kuko handitswe ngo abara babiri yabahinduye kuba umwe.
niyo mpamvu ikicete cyangwa diplome cyangwa certificate ari imwe. Ntabwo mukiri babiri muri umwe, ikimenyetso n'ikimenyimenyi nuko tubahaye certificate imwe. Imana izakomeza ibagire umwe uko tubahaye diplome imwe. Murakoze cyane. Hanyuma mufate n'ibiganza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abari babiri yabahinduye kuba umwe, kandi cy'Imana yateranije umuntu ntafite ubushobozi bwo kugitandukanya kandi ntazagitandukanya. Kuva ubu nyine, kuva muri aya masaha, Alex ni umugabo wa Aline, Aline ni umugore wa Alex. Icy'Imana ihuje umuntu ntagitandukanye. Amahoro y'Imana Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, Imana y'intumwa n'abahanuzi ibubakira urugo kuko niyo mwizeye. Amen. Murakoze cyane. Murakoze cyane Pastor, tumukomera amashi menshi. Bakiri hano muranezerewe, murabashigikiye mu bifurije urugo rwiza, muzamura ibiganza mu bifurije urugo rwiza. Ariko mwarese tugahaguruka twese tugakomera Imana amashi kubera ko ikoze ikintu gikomeye. Udafite ishari, wishimiye buno bukwe, wishimiye runo rugo, ahaguruka avugiriza Imana impundu, ayikomera amashi. Ubu ni ubukwe bwiza. Murakoze cyane. Mwegere hano mwicare, sigaje utuntu nka tubiri gusa, reka tubashigikire. Bazana igiseke bagishire nka hagati, hanyuma twese tubibe muri uyu muryango mushasha. Tubifurize kutazabura amafaranga, tubifurize ni ryabo bararitahana, niryo baheraho bakira abashitsi. Tubifuriza amahirwe n'umugisha w'Imana mu rugo rwabo. Abashaka baratura hano na hano, barabihuza babibagezeho. Abaririmbyi muduha indirimbo imwe, buri wese ushigikiye ko batazabura amafaranga uyafite uyazane hano kuri telefone. Hari telefone hari abantu nkaje singira amafaranga cash, ni kuri telefone. Batwereke nimero cyangwa bashire hariya vuba vuba, ishire hariya. Ariko ufite cash tambuka uze utangira ushigikire abakozi b'Imana. Yes. Nabiheda nandukanya nayo, ikubiyemo byose ibyiza kuri jye, sibyo nifuza ahubwo nibyo umuremya yifuza. Onyuzwe niwe cyuzuzo, niwe mano ikubiyemo byose ibyiza kuri jye, sibyo nifuza ahubwo nibyo umuremya yifuza. Onyuzwe n'ubuntu bwe, cyuzuzo cy'ubuzima, niwe mano ikubiyemo byose. Onyuzwe n'ubuntu bwe, niwe cyuzuzo, niwe mano ikubiyemo byose. Onyuzwe n'ubuntu bwe, niwe cyuzuzo, niwe mano ikubiyemo byose. Murakoze cyane. Abakoresha telefone babikore. Ngiriya nimero yo bari bashizeho mbere ntabwo yariyo, ariko iriya rero niyo tugiye gukoresha. Abafite kuri momo, kansaye mama Bishop atambuke, hari impano ashaka kugezaho, hakurikirana na Joyous Melody, hanyuma dusoze. Imana ibamugisha.
arakoze umuyobozi wa gahunda, reka tumukomere amashyi, yabikoze neza cyane. Mbere yo gutanga impano nateguriye umuryango wa Alex, reka mbaze mbifuriza urugo ruhire, muzabyare hungu na kobwa, kandi Imana izabashigikire muri byose. Hari umunsi Alex twari kumwe mu gitaramo hano ari ku cyumweru, ari ku cyumweru mu gitaramo acuranze, ndamubwira ngo mu bukwe bwawe nzogushigikira kandi nzoguha amafaranga anezeza umutima wawe kuko azoba yanejeje uwanje. Rero ntabwo nyagiye ku rubuga, nta nubwo nyasabye nimero we sinyizi, kubera kuko ari hano nyabivugiye. Buri hari igihe ujya uvuga ikintu abantu bakabigira ngo none wabivugiye habirangirira ahangaha. Nyanabivugiye mu materaniro mubwira no mubari ndawuvuga. Rero Alex yankunga nyakubwiye nyayizanye uyu munsi, Imana izabashigikire, muzaheraho kugira ngo mwakire abashitsi mu rugo rwanyu. Turabakunda kandi tubifurije umugisha w'Imana. Murakoze. Aya mafaranga ni menshi ko agaragara. Imana ibahe umugisha. Mama Bishop arakoze. Joyous batambuke nabo bagire icyo bavuga, batange gift yabo. Turashima Imana ku bukwe bw'abavandimwe bacu, umuryango wa Joyous Melody. Turashima Imana cyane ku bukwe bwa Aline na Alex. Muraba agaciro gakomeye nk'uko babivuze. Aline amaze igihe mu itorero, ni umuririmbyi mwiza, amen, kandi agira ibyishimo byinshi. Alex, ubonye umugore mwiza. Hari amasezerano twagiranye nabo na Alex arabizi, tubone no kwakira Alex muri Joyous. Dufite impano twamugeneye, kubera araba agaciro, twabaha iby'agaciro, kandi turazi neza ko bizabanezeza. Turabakunda kandi tubifuje urugo rwiza. Dufite impano z'uburyo bubiri, dufite impano z'uburyo bubiri. Hari impano tubona hano, hari n'inka. Twabonye nta kindi dushobora kubaha kubera uburyo tubakunda, twabahaye inka nziza y'inzungu. Nimara kwicara rwose izabanezeza. Reka dutange impano, dufate n'ifoto y'urwibutso. Mama mdogo wa Aline niyihute nawe atange, niyo wa nyuma, hanyuma tuje muri reception kuko nayo irakenewe cyane. Imana ibahe umugisha. Mwese taye muri reception. Hariho